Ndagira ngo wumve amagambo akurikira. Mu gihe uhora utekereza ko ejo uzatera imbere ariko ukabona ntawe bizava, menya ko ariko kuri uzatera imbere. Mu gihe uri ku isi, menya ko ibintu byose bizakunda. Mu gihe ubona nta cyizere wifitiye ukabona uri umuntu uzahora uri inyuma y'abandi, menya ko utazigera utera imbere. Mu gihe ubona ko ibyo bintu byose bikuri mu buzima bwawe, menya ko uko ariko kuri. Mu gihe utekereza ko uri umukene nk'urugero, ukabona nta nzira n'imwe uzigera ubona ko uzakira, ukabona nta n'ahantu bizava, menya ko ariko kuri utazigera utera imbere. Mu gihe ubona uhora utekereza ko ibintu byose bizagenda neza, menya ko uzaba umuntu ukomeye mu buzima bwa buri munsi. Mu buzima bwawe uzahura n'abantu benshi baguca intege ariko abo bantu uzigera ubitaho. Mu gihe ubona ko abantu bafite ukwiriye kubagendera kure. Ikindi gikurikira, mu gihe ufite ibibazo jya utuza, jya umenya ko nta muntu witaye ku bibazo byawe, umenye ko ibibazo byawe uzabyikemura bikarangira. Mu gihe ubona ko ufite inshuti cyangwa se abavandimwe, uyu ntabwo ari umwanya wo kwitwaza ngo ufite abavandimwe cyangwa se ngo bazanyemura ibibazo byanjye. Mu gihe ubona ko ibintu bimeze gutyo, jya umenya ko wakwitwara mu gihe uri muri ino si. Jya umenya ko ino si yahindutse mu gihe urimo, wowe kwita ku bibazo by'abandi, ugende umenya ibibazo byawe. Nk'urugero, wagenda ukajya kwita ku bibazo byawe, umusaraba wawe nturawurangiza, ntubasha kumenya umusaraba uhetse nimba uzawugezayo, ariko ukajya kwita ku bibazo by'abandi. Mu gihe uri muri ino si, menya icyo kintu, ita ku bibazo byawe mbere yo kujya kwita ku bibazo by'abandi. Mu gihe ubona ko ibyawe byakunaniye, ujya kwita ku bibazo by'abandi. Ikindi gikurikira, nimba ufite umukunzi cyangwa se tuba ufite girlfriend cyangwa se boyfriend, ukabona nta kintu uzigera umugezaho ndetse yo nawe nta kintu azigera kugezaho, menya ko uwo muntu adakwiriye kuba ari mu buzima bwawe, yakagombye kuba ari kumwe n'abandi. Mu gihe uri kumwe n'umuntu mu buzima bwa buri munsi, tubare ngo uri muri relationship, menya ko uwo muntu uzaba utekereza ko ufite icyo wamugezaho mu gihe yaba ari mu bibazo cyangwa se nawe ufite icyo yakugezaho mu gihe waba ufite ibibazo. Menya ko uwo muntu nimba nta kintu wamumarira ndetse nawe ntacyo yakumarira, uwo ntabwo ari umukunzi wawe. Uwo muntu ntabwo akwiriye kuba ari mu buzima bwawe. Hari abantu benshi dushyira mu buzima bwacu badakwiriye kuba bahari. Mu gihe ubona ko mu buzima bwawe hari abantu ushyiramo badakwiriye kuba barahageze, ubu ntabwo ari umwanya wo kugira ngo abantu bagumishe mu buzima bwawe. Menya ko urimo kwibeshya mu gihe ubana n'abantu mu buzima bwa buri munsi badafite icyo bakumariye, bahora bagusenya bagusubiza inyuma mu iterambere ryawe, ndetse yewe ukaba ukibafite mu buzima bwawe. Menya ko nta kintu bazigera bakugezaho, umenye ko ukwiriye kubavana mu buzima bwawe. Mu gihe ubana nabo by'aka kanya bakagombye kuba bafite umwanzuro. Ikindi gikurikira, menya ko nimba uri umukunzi wanjye cyangwa se nimba ufite umukunzi uhora akubwira ko mu buzima bwa buri munsi mutazigera mutandukana. Nk'urugero, ahora akubwira ko mu buzima bwe atazigera kureka, akakubwira uburyo atazigera kwanga, muzatandukanywa n'urupfu. Menya ko uwo muntu ari indyarya mu buzima bwa kuryarya. Menya ko umunsi umwe muzaba mwashwanye bizamufata iminota 5 kugira ngo akwibarirwe n'isura yawe yayibagiwe. Mu gihe ubona ko uwo muntu ahora akubwira ibyo bintu, menya ko uwo muntu ari indyarya mu buzima bwawe. Nk'urugero, umuntu ahora akubwira ko muzatandukanywa n'urupfu ndetse n'umutazigera mushwana, ariko umunsi umwe mwashwanye ugasanga isaha imwe biramufasha iminota 50 kugira ngo aze yakwibagiwe igihe cyose azaba atakigutekereza. Mu buzima bwawe buri munsi jya umenya ko hari abantu b'indyarya mu buzima bwawe bahora bakuryarya. Mu gihe ubona ko ufite abantu b'indyarya bahora bakwishimaho bakubwira ukuntu ari abantu ba hafi yawe, abantu bagukunda cyane, menya ko abo bantu ari indyarya udakwiriye kuba uri kumwe nabo. Mu gihe uri kumwe nanjye nkahora nkubwira ko mu buzima bwanjye ari wowe muntu wanjye wa mbere, nabitse ibanga cyangwa se nkunda cyane cyangwa se nzabana nawe, menya ko mu gihe twashwanye uzansaba iminota 5 kugira ngo nkubwire ko nakigukeneye, binsaba umunsi umwe kugira ngo mba nakwibagiwe, binsaba iminsi 5 kugira ngo mba nibagiwe n'isura yawe. Mu gihe nabonye undi muntu ukurusha ibyiza cyangwa se hari ibyo nagukunzeho nakikubonaho, nkagira amahirwe yo kubona undi muntu, menya ko nta cyizere cy'uko nzaba nkiri kumwe nawe. Mu gihe nawe tubare wahuye n'umuntu urenze ubushobozi bwanjye, nk'urugero twamenye nta kintu ngira cyangwa se ndi umuntu uri hasi, ndi underground, mu rugero ugahura n'undi muntu kurusha ubushobozi cyangwa se tubare ngo wahuye n'undi muntu undusha ubushobozi, menya ko utazigera ugumana nanjye. Mu gihe ubona ko ibintu nari mfite hari undi ufite ibirenzeho, hari ibyo warungukiyeho, ukabona undi muntu tubare urugero nimba twatemberanaga tugenda n'amaguru, ukabona undi muntu muzamutemberana mu modoka, menya ko utazigera ugumana nanjye. Mu gihe uri kuzumbeshya yuko uzagumana nanjye, cyambere ari urukundo, menya ko nazigera mbyumva. Hari abantu benshi bigize indyarya mu buzima bwa buri munsi, ugasanga umuntu arakubeshya ngo tuzagumana, tuzarambana, imitoma nk'iyo ngiyo. Menya ko ibyo bintu bitakigezweho mu bantu bari muri ino si. Mu gihe ubana n'abantu ba buri munsi, menya ko abantu bahinduka. Mu gihe uri muri ino si, menya ibibazo byawe. Mu gihe ukita ku bibazo byawe, ntukajye wita ku bibazo by'undi muntu. Ikindi gikurikira, mu gihe uri muri ino si ukaba wifuza kutababara cyangwa se mu rugero ukaba wifuza kuba wishimye, menya ko ukwiriye kumenya ibibazo byawe. Mu gihe ufite abantu benshi mu buzima bwawe, menya ko itaha ku isaha uzababara cyangwa se uzahura n'ibibazo mu gihe wumva ko udashaka kugendana n'ibibazo cyangwa se udashaka kugira ahantu uhurira nabyo. Mu gihe uri kumwe n'abantu mu buzima bwa buri munsi, menya ko uzita ku bibazo byawe nabo bakita ku bibazo byabo. Ikindi gikurikira, menya ko nimba umuntu yareye ku munota wa mbere akubeshya na nuba akakanya akaba kikubeshya, amenya ko atazigera kubwiza ukuri mu buzima bwa buri munsi. Urugero, nimba umuntu yareye ku munota wa mbere akubeshya mukamarana imyaka 5 akubeshya cyangwa se imyaka runaka, menya ko ubungu batari bwaziga kukubwiza ukuri. Mu gihe ubona ko umuntu akubeshya mu buzima bwawe bwa buri munsi, menya ko nta cyizere uzigera umugirira cyangwa se n'ahantu azigera ajya kuva mu bintu byo kukubwiza ukuri. Mu gihe ubona ko umuntu akubeshya, akwiriye kumureka.
mu gihe ubona ko akubwiza ukuri kure kugumana nawe. Mu buzima bwa buri munsi hari abantu benshi tubana nabo batubeshya, abandi baduhemukira, abandi batwigira inshuti kandi ari indyarya. Mu gihe abo bantu bafite ukuriye kubareka. Hari abantu benshi mu buzima bwa buri munsi tugira, mu buzima bwa buri munsi, nk'urugero umuntu ni inshuti yawe ariko mwagiye kunywa inzoga, cyangwa se ni inshuti yawe kuko wamuhaye amafaranga, menya ko uwo muntu atari inshuti yawe. Mu gihe ibyo bintu yagukunzeho cyangwa se ibyo bintu utakibifite, nk'urugero nimba naguhamagaraga ngiye gukwaka amafaranga nkaguhamagara utagiye kuyama, nta kinini kiganiro turi bugirane. Urugero mu gihe ibyo bintu utabimpaye ntago nzigera nongera kuguhamagara. Mu gihe hari ibyiza nakubonagaho nkabona utakibimpanze yigendera mu buzima bwawe gume wenyine. Mu gihe ubona ko hari abantu bameze gutyo mu buzima bwawe bwa buri munsi, ukuriye kuguma wenyine. Nimenya ko ukuriye kwita ku bibazo byawe mu gihe ukiriho ukanabisoza. Mu gihe ukira abantu mu bibazo byawe, nk'urugero buri kintu cyose cyakubayeho, urugero banyirukanye ku kazi cyangwa se nabuze akazi, urugero nta mafaranga mfite cyangwa se nashwanye na madamu. Ibyo si ibintu ukuriye kubwira buri umwe wese mu gihe atakwitayeho. Mu gihe ubona ko umuntu wese atakwitayeho, ibyo ntabwo ari ngombwa kugira ngo ujye kubwira buri muntu ibibazo byawe, mu gihe kandi ubona ko atakwitayeho. Abantu benshi bazakurira ko bakwitayeho bari kukumva, ariko akenshi inshuro nyinshi abari kukumvira ubusa, yewe amatwi yabo azaba ari ahandi. Mu gihe uri muri nosi, banza wite ku bibazo byawe, uhangane n'umusaraba wawe mbere yo kujya kuzana abantu mu bibazo byawe. Nk'urugero nimba wirirwa ubwira umuntu ibibazo byakubayeho, buri kintu cyose cyakubayeho, kumva ko hari inshuti yawe ukuriye kubibwira yakagombye kugufashamo, menya ko uwo muntu uri kubibwira nawe afite umusaraba we, ari guhangana nawe. Mu gihe uri muri nosi, banza wite ku bibazo byawe. Benshi dutekereza ko kuba tujya kubwira abantu ibibazo byacu cyangwa se tujya kubasaba uburenganzira, nk'urugero kubabwira ibibazo dufite, kubasaba ubufasha, ariko abantu bose baba batwishimiye. Uko siko kuri. Mu gihe uri muri nosi, banza wite ku bibazo byawe, menya umusaraba wawe biri ufite mbere yo kujya kwita ku bibazo by'abandi. Banza uhangane n'umusaraba wawe kuko abantu bo muri nosi bahindutse. Mu gihe uri kumva aya magambo, kora subscribe. Genda Bombocrate mu biganiro byanyu byose bitandukanye kuri YouTube channel, imbuga zanjye zose zitandukanye ni Bombocrate, ubundi ugakora flow.